mbwira rero Jereka ngiye mubwiye nge ntabwo nabyemera ngiye buno tuvuga niwe ninje kureba umva ye iriya ndebera mu bihuru kandi igihunyira Yesu we Jereka mubwize ukuri ngiye nanje kukureba rwose kuko ninje waherekana unesha umutwe nguranca ngiye nanje rero kukwirebera nige yanjye none wumva ikintu ngushakira ngambira rero ndabona oya ngiye mbabara umbwira ikintu wamamagariye guhera kuko se undi ni izina ry'Imana ngewe ni gutuma amagara Mr. Dikoro 52 zose ubu se kuryamiye iwanyu ndeba wambaye ibipampe byakuboreyeho n'udupira ngewe umva hariya hirya hari umugimbi afite intebe intebe zavuye Zanzibar bazipakije hohiranira ganyumvira afite urukweto rwa rundi ushyiramo na sedo ugaturanga izo nkweto tutazibye wanambura umva bafure yanjye imbe bagiyemo mu nsingira zirya bafure ndi gutumbera kugizengereza imbeba urayifata ukayicaniraho umwambi ugasukaho esanse ugacaniraho umwambi igahita okay ngane none ntonesha ukuntu bimeze nyine twebwe tugiye kugenda nkumva ndasigara inyuma ngutungira wowe winjira noneho uragiye uzinaga nzisa urancu ariko tujyane rwose kuko urari bitugere niba dufata ariko baraduca amazuzi kiriya kagabo ni kabi cyane umva ntuzane rwose mbabare numfatishe tugende bana ariko uriyubagiwe umenye ko yagufasha itagutema cyagiye twiba bakatunywesha inuza natugende Umbo y'umwana twareranye wigendere dore nk'ukubita ibere mu matwi wigendere nyine nuko nyine duhuye n'ikiza kikaturenza igipangu tukagwamo hano tugahurirana n'uko wari ufite njye narwaye n'imitaro makuru ndi kwitoza ikiza kibanzanira mu gipangu arafite nyine hano hari udutebe twiza dufite abashyitsi twitiza tukongera tukatuka mujya kutuzanira iki ngiye kuzana side mviranga side ako ni gute umuntu abyuka yiboroseshaho ukakangisha kasi tukanyweshaga umugati mu gitondo iyo twajyaga ku ishuri ongeraho kuyiborosesha ubwo twakongera ko nanayogaga jewe cyagenda n'ubizi nyine twarayiyuhagira uje kunkangira iwanjye nyine ariko twarakuvuga tangiye kubara amabati twapfumuye bane mwebwe ndi kwigaho muratwigaho kuko numva mu nzara akureka wigendere wa marine no ngwino hano amusenzi umeze bite bari banzondesha bari bankubise ako umuntu nkanjye ukora ikiyede urumva ni gute njyewe nishyuye amafaranga avuye mu kiyede baje izingegira ngo zije kukwiba mwana bose oya ntabwo twibye kandi ubwo wasanga ufite ibikandagizo bimeze nk'ibyaruga bikandagira ako cyari gute aka kayede kaza kikangata tuje kwiba umuhungu nawe ni umupangayi wanjye ako se twagusobanuriye bose twe ntabwo twari tuje tuje kwitiza intebe n'izina ry'Imana kandi ntabwo nakubeshya akunde ni gute mureke ibisambo icyambu oya reka twumvikane ako se mwana ni gute abantu b'abagabo mu Nyagatatu ku munsi undi mugabo urya gatandatu ku munsi ukamwicaza hano hantu kuko wambaye ikabutura yacitse mu nyoni ugutuka kudakubita imbwa ako se mwana twebwe ntabwo twe tuje kwiba akubona mushaka ngahe wenda jya musonga ikiro cy'amatwi umwana uzi n'ikindi izinge rya tugiye kuzikubita abaganga ntibazibona bagira ubwoba wiki ariko muramukubise n'uruhu